ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndabasuhuje bene data tubana buri gitondo mu mwanya wa Nirature. Wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari hanze y'igihugu cyacu, Yesu nashimwe. Tubyutse dushima Imana yacu izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye Imana yacu ikomeje kubana natwe mu bihe byo gusenga. Dushimiye Imana yacu itabura uko ibigenza. Dushimiye Imana yacu intwari mu ntambara. Dushimiye Imana yacu ifite ubushobozi, Arufa na Omega, El Shaddai, Dieu tout puissant. Dushimiye Imana yacu, ubushobozi bwayo ntiburondoreka, urukundo rwayo ntirugereranywa. Yakurinze nanjye irandinda, itugejeje kuri uyu munsi turi bazima. Mwene data, hereza Imana icyubahiro. Nyemerera ufate umwanya muto uhereza Imana icyubahiro, wongere witekerezeho, urebe iby'Imana ikoze muri iri joro birahambaye. Ibizingazingiye muri iri joro biratambutse. Ifunguye amanywa iravuze ngo wongere ubeho ubayeho. Imana nishimwe cyane. Muri kumwe na Bishop Leonira, mushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Bene data abakristo b'itorero Elayono, munyemerere dubyuke dushima Imana. Nshuti zanjye aho uri hose, shima Imana kandi ubanze Imana muri gahunda zawe z'uyu munsi, aho ugiye, gahunda ufite, ndetse no ku bantu muri buhure, ujye ubabanzaho Imana kugira bikugendekere neza. Imana ishimwe. Rero iki gitondo dukomeje kuba muri teme yacu yo gutindana n'Imana. Gutindana n'Imana, twabonye ko Daniyeli yatinze atindana n'Imana ari mu bihe byo gusenga, ariko marayika w'umwami Imana Gabriel amutumwaho agitangira gusenga kwe kwarumviswe. Hanyuma Gabriel rero ageze mu kirere, ahura n'intambara y'ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi, ya myuka y'ibikomerezwa y'ahantu ho mu kirere. Gabriel abuzwa kuzanira message Daniyeli, ariko Daniyeli ntiyitaye ku gihe bimaze, ngo yakomeje gusenga agira iminsi 21. Marayika Mikayeli umurwanyi uturwanirira nibwo yaje afite inkota, nuko ararwana aranesha. Gabriel aratambuka, noneho ageze kuri Daniyeli amuha message ze, kuko yari yasenze hari ibyo asobanuza ku bw'inzozi. Rero nawe nakubwiraga ngo ukomeze ugire ibihe byo gusenga. Nuko byagendekeye umurwayi ku kidendezi Betesida. Abandi barwayi bose bari bafite ubumuga butandukanye. Iyo amazi yihindurizaga marayika ayagezemo, ngo uwabanzaga kujyamo yarakiraga indwara ze. Ariko uwo murwayi yari yifitiye ingorane z'uko ari nyakamwe, nta muntu yagiraga umwitaho, ntawo kumurengera no kumutabara, ngo yihamira ku kidendezi. Cyama nawe ugahama mu bihe byiza byo gusenga, cyama nawe ugatinda mu gihe cyo gukorera Imana, cyama ugatinda mu bihe byo kuba imbere y'Imana. Tukiri muri iyi teme yo gutinda imbere y'Imana, umurwayi ku kidendezi Betesida yarahatinze cyane ategereza umwami Yesu Kristo. Igihe Yesu yahageze yaramubwiye ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Hanyuma Daniyeli nawe igihe yari ari gusenga, marayika w'umwami Imana ahageze ngo yaramufashe aramuhagurutsa arema. Daniyeli arahagarara. Imana ishimwe. Imana ikugezeho rero waratindanye nayo, waratinze mu bihe byiza byo gusenga, waratinze imbere y'Imana, iragusobanura ugasobanuka. Yewe Imana nishimwe cyane. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondore. Nyemerera rero twongere dusome ijambo ry'Imana. Yesu Kristo nashimwe. Muri iki gitondo ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaheburayo, igice cya 11, umurongo wa gatandatu ndetse n'uwa 8. Imana nishimwe. Titire y'ijambo handitse ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizeye nyakuri. Imana nishimwe.
b'ibyitegererezo by'abizeye ni abatindanye n'Imana, batindanye n'Imana, banezeza Imana, batindanye n'Imana bafite kwizera. Ntabwo wavuga ngo uzatinda mu masengesho mu bihe byo gusenga no mu bihe byo gukizwa utizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wawe. Aba ngaba batindanye n'Imana barizera, barangije bahinduka abasitari, baba ibyamamare, ngo babaye ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Aba ngaba nibo basitari dufite muri Bibiliya bizeye nyakuri. Imana nishimwe cyane. Ngaba rero ngo batindanye n'Imana kandi bagendanye n'Imana bafite kwizera. Ntabwo wowe nzi muri iyi minsi niba uri guhamya Imana ufite kwizera Imana mu mutima wawe cyangwa uvuga Imana ku rurimi. Iyo uvuga Imana ku rurimi uba ufite ingorane nyinshi, kuko Imana igushyira ku munzani, ibiro byawe ntabwo bishobora kuzura. Igushyira ku munzani ikoresheje ikigeragezo runaka, ugahita ugamburura muri icyo kigeragezo. Rero ni byiza yuko wagira kwizera, ukizera Imana y'inyabushobozi, ukizera Imana y'inyembaraga, ukizera Imana ica inzira, ukizera Imana ishyiraho iherezo ku kigeragezo. Nugira kwizera rero uzatindana n'Imana. Turacyari kuri tema yacu yitwa gutindana n'Imana. Iyo utindanye n'Imana irakumenya, iyo utindanye n'Imana uratabaza ikagutabara. Iyo utindanye n'Imana reka nkubwire, Imana rati gushyiramo n'imiyaga naho waba ubona ikigeragezo gikomeye. Abandi bo hanze iyo bakireba baravuga ngo kira kigeragezo cyangwa ikibazo yahuye nacyo ngo nge sinakibasha ngo cyamitana. Ariko wowe kuko watindanye n'Imana, no muri icyo kigeragezo gihagazemo wumva ubusharira bwacyo, wumva rwose ntacyo bukubwiye, kuko ubasha gusobanukirwa neza ko atari wowe utangiriweho n'ikibazo gisa nk'icyo ngicyo urimo. Ugasobanukirwa neza yuko hari abandi bakibanjemo, hari n'abandi bazaza nyuma yawe. Yewe Imana ishimwe cyane, kandi ukuzura ibyiringiro yuko Imana izashyiraho iherezo. Rero navugaga ngo kwizera ni kimwe mu bintu bigufasha mu gutindana n'Imana. Dusoma umurongo wa 5 handitse ngo kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Imana nishimwe. Kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo Henoki ngo kwizera yari afite ngo kwatumye yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Henoki ngo yagiye yiganirira n'Imana, agenda aganira n'Imana, asenga, avuga ubwiza bw'Imana, avuga kugira neza kw'Imana, avuga yumva aryohewe n'Imana, ngo bituma yimurwa adapfuye. Yatindanye n'Imana cyane, yatindanye n'Imana arinda agenda. Nuko na Eliya byamugendekeye. Eliya umuhanuzi w'umuriro ngo yagiye muri serwakira, hagenda umugabo Elisa amwitegereza. We yari yamubwata untumbire gusa ukanure cyane, untumbire umwitero wanjye ninkurekura urabona imigabane ibiri y'umwuka wanjye nk'uko wayinsabye. Elisa aratumbira cyane, ngo Eliya yiciraho arigendera. Hangaha rero na Henoki ngo yarimuwe, ngo yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, yagiye adapfuye. Imana nishimwe cyane. Reka dusome uyu murongo wa 8 handitse ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi aho ajya. Imana ishimwe. Imana igihamagara abantu ikakubwira ngo ngwino unkorere, ngwino ube umukristo, ukumva umwuka wera arimo kubiguhata, ariko nawe ukavuga ngo ariko se ndakirizwa he, ndajya hehe? Ese ko abantu bose babaye abescro, ndajya hehe? Ariko na Aburahamu byamubayeho ngo uko kwizera Aburahamu yizeye Imana ngo bituma ngo ayumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa.
agenda atazi ahajya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire rero, mu gutindana n'Imana ukagira kwizera, Imana igikwimura no muri quartier, ikakwimura ahantu mu kazi, ikakubwira ngo nkujyanye mu kandi kazi, ikaguha ibimenyetso, ikaguha ukumva umutima wawe urabiguhata. Kubwo kumvira Imana rero no kwizera Imana, ibyo bishobokera bizera Imana. Ntago wavuga ngo uzatinda imbere y'Imana, uzatinda mu murimo w'Imana, uzatinda mu kw'Imana, uzatinda mu gukiranuka, uzatinda mu gukora imirimo y'abakijijwe utizeye Imana. Ntago byashoboka. Uyu munsi nakubwiraga ngo kwizera ni kimwe mu ntwaro igufasha mu gutindana n'Imana. Imana ikugire neza, ikuzuza umwuka wera kandi ugire kwizera. Wizera Imana rwose, utinde mu bihe byo gusenga. Imana igufashe. Muhaye muronke. Shalom, shalom. ineza